genda please cameraman bati oya cameraman ahi bro aya nagusohoka aso umuntu umugabo ugiye gutega umukobwa man no ahiye ereka turahaturiye aman rinda oya ariko banze wisohoka ma basi nyumva giye basi nako byumvikana man oya no muhobera ushaka umuhobera sema rwaye iki bro basi kamwereke oya oya genda murundi nibyo umuntu wawe nitanga cameraman ibintu kubibona ariko umuntu ugambire mbonye umuntu w'umujama mbase basabe sibyo sisa nyumva basumva se bro nyine yagenda ma nyine reka tuvugane yigenda murekure ntago ari kubishaka sibyo wigenda maze ikintu ndi kwifuza sibyo ndi kubona ntago twashaka kubyumva base reka rikwana ikiganiro turi kuganira twicaye yicaye ndamwicaye cyane wicare nkariya nta kintu cyane ngiye gukora basi mubwire kugira ngo uze kubona umwanya kugira ngo ntago ngushaka kubera impamvu iyi niyi mfite ibibazo nibi wenda niba ari ikibazo ufite cy'umubiri uze kukimusobanurira wenda ushaka gusanga urwaye indwara y'umubiri sibyo babarira basi mu mwanya tuganira umuntu araje aramubenda muhure none abona ashaka kubigira ibintu bikomeye ntabwo hahiye reka turahaturiye oya no wahobereye mwana ariko ibintu byawe rero ntago nzi imvona imvano ndashaka amatovu sagwa inini no nta nini ibintu byabambye ko ngandi buze nisanze nta muntu buze ko urisanze ariko n'abashyitsi bawe ndabona nkabona bari kurengera barimo bararengera rwose oya ariko basi mu mwanya umusuhuze nta mwanya ntago muzi cyo ni cyambere ndavuga ngo ngo ndamu mwanya ntago bose muvugana umumoze abantu bose mvugana bari kubazi si ntago mwibuka cameraman byose byo bimfatiye basi reka nkwibwira no buretse nta wenda ushobora kuzasha kuri mwanya ukanye mbye cyisike cyo kunyibwira ako numva ushobora kutabyakira ntago mbyumva rwose no never ntago bishoboka rwose kumbwira none se bro wamwumvise okay nyumva ntacyo kumva gihari yo whatsapp cyo boy munondo jana special no pirate nti nama mu rugamo itagatika tetswe imana gadaye n'urwamo ya gameti so ametisi original nkuko navyemeje ikenge ku muriro ntagukuraho reka ntangire shimira abantu bakurikirana Kigali 250 umwanya ku wundi wewe uwagaciro ntangira ufata umwanya wawe ukicara kuri televiziyo yawe cyangwa se kuri telefone uri kureba igano tukugezaho bya buri munsi reka nkubwire ngo uyu mwaka uzukubere mwiza uzukubere muhire asemvuge ngo uzukubere mu mata n'ubuki aromone je nabwiye ngo umwaka uzajya umwaka wa mata n'ubuki arambwira ngo ikiro cy'ubuki ngo kigura ngo 700 ngo amatangira itiro ngigura ngo magana ngahe ngo rero ntushaka bizaba imbere y'amata n'ubuki ngo binyanyohereze kuri momo izo mpamvu nakibivuga uze kubimbwira wowe sibyo uze kubimbwira ngo uzumbere amata n'ubuki kumba yatumbaza mobile money yanjye oya nibyo kuko urumva na ibintu byarahenzerega kuvuga ngo mata n'ubuki ni ibintu dusigaye twumva mu makuru kirariza kwifuriza none ikintu umuntu utari bukimuhe none se urumva ikintu umuntu atabona se ukimwifuriza gute reka dukomeze tubabwira ngo uyu mwaka uzawe rero amata n'ubuki reka mbivuge nubwo numvaga ntabivuga inari bakwigendera umunsi ebana mwebwe mukurikirana Kigali tufite muraba agaciro ntangerewe wifuza kuvugisha mu rundi umwanya ku wundi nkubwira ngo nimirangi niyo iri muri screen mvugisha kugira ngo tubashe kuganira dupange twapanga business nagufasha mu buryo mushaka kumfasha wamfasha mu buryo nshaka kumfasha ubundi tukabana 5 kuri 5 isaha aya magingo turimo turi muri saa 5 za mu gitondo zo mu gihugu cy'u Rwanda sinzi mwebwe aho muri Amerika nayo hose amasaha murimo nta kibazo namaza kutubwira muri comment imbere yanyu muri kubona umukobwa mwiza cyane kamwe naza kumwerekana yambaye neza yambaye ipantaro twajyanye ngo boyfriend yego boyfriend yego kuri iki size boyfriend n'umuhungu n'abahungu bazigura ntabwo zibagurira akenshi ntabwo zibagurira usanga ari gift zituruka kwa boyfriend izo bahungu nazo bazitwa ngo iki zahungu ntabwo ndakuzimenya ni girlfriend oya na girlfriend iriho ariko ubwo n'umuhungu yambara boyfriend oya ntabwo yambara boyfriend isiko nyamura tuzambara naye ndayifite ariko ntabwo ukuntu bayita iyo bahungu sinzi ukuntu izabahungu bazita ubwo nyine muratwiba twe turabagurira mugata mugira amazina y'ibyo twabagurira twe nta dufite kamera maraza kubasha kumwerekana umukobwa mwiza cyane yambaye neza garagara nk'akiri muto simbiza ariko barasanga ubuto ndi kubona ku maso indani yarakuze nimvuga indani urumva iki indani mu myaka cyangwa ubwenge imyaka ibindani mu bwenge ubwenge windani yego indani
indani ndumva ari mu bwenge nyine ubwenge w'indani buri mu mutwe ubwo wakuze mu mutwe yego okay reka utangire bibwira abakunzi bacu bibwira izina bakumenye ko kano kanya bari kubona ko turaganira ko ntabwo bazi ngo ninde turi kuganira ubwo baraza kumenya n'ikintu cyatuzanye ko barabizi ko kuri Kigali tufite ntabwo tuza tuje kubabwira ngo twaraye tuyibi ngo twiriguye ibi ngo twambariye oya twe tuza dufite inkuru ifatika tuje kubwira abantu iyo nkuru rero nawe mukunzi wacu ugira amatsiko yayo ubwo wasanga ari byishimo je wasanga nibi kuko akenshi sigaye nkora ikiganiro ndi kumwe n'umuntu gatangirana twishimye karangira turakaye sinzi ikintu kibitera ariko numva ngo isi nayo yararakaye muri iyi minsi araza kutwibwira mufata agatebe mwicare kugira ngo twumvirize icyamuzanye tuze kureba na finale yabyo kabisa watangira bibwira abantu rero nje nitwa Divine nitwa Divine rero Divine byonyine wase Divine ntabwo wabatijwe narabatijwe wase Divine Divine amakuru yawe Divine akora iki abaye amakuru yanjye ni meza ibyo nkora rero biri private nikorera ku giti cyawe ntabwo nikorera ariko ndumva atari ngombwa kawaida abantu tujya twumva batubwira ubaza ngo ukora iki ukabwira ngo icyo nkora biri private ndikorera abenshi nahuye nabo abo tuzi abo abantu bazi abari indaya urabibaza ngo ukora iki kuko mu wango nkora uburaya igagira isoni zo kubuvuga kugira ngo ndikorera ku giti cyaje se ngo biri private simba kubivuga ariko niba ufite akazi ukora runaka kubera ko buriya wanasanga iyo business ukora hari umuntu uzayikenera mu bantu bagukurikiranye akazaza akakubera umukiriya ubwo ngo ndikora ku giti cyanjye ubwo uzavuga ngo unyene amamagare ubwo ni kwa kundi nyene ni mu biciro ko kamwe nangahe njyewe ntago nikorera ariko biri private nta nubwo biri private ariko nanone si ngombwa ko mbivuga okay mwabyumvise ubwo birasaba kumuvugisha kuri telefone kugira umenye icyo akora kubera ko urumva niba ari private ubwo ari muri babandi ntago ndimo please ntago ndimo ariko nuko atari ngombwa gusa ntabwo ari ngombwa reka tubifate uko tubishaka ubwo ngubwo uko tubitekereje nuko uko mwabitekereje nuko ngoko arikorera wanasanga ntabwo wasanga nuko bitari ngombwa gusa nta kindi kirenzeho amakuru yawe se amakuru ni meza meze neza ndabona usa neza dusuko twiza twitwa ngo iki utwita amarasta marasta zinagaye ngaye happy ubwo nyine biri mu buramuko batitwa Sherarambona nta Sherarambona ntabwo mbizi igeze na rugambere umukobwa wasutse utwo tuboro ngo ntabwo ajya acinya umugabo wiwe ahantu hose abari abazi ko Sheramubona nizo mpamvu twese ngo Sherarambona ngo turahenze nyene zamba bavyise burahenze ubwo kujya gucinya umugabo wawe atari batugusukisha dusukisha n'umugabo wawe gahora n'undi muntu atatugusukishije tangiye gutekereza ko shaka kubona ko ibishoro byasizeho mva ko mwanya bakubona bari twashira arambona ako nako ndakamenye nago nari mbizi kandi cyahantu none wa mwana ajya avuze ngo twa Divine warampamagaye kuri telefone ari amajambo amwe nange wambwiye urangwa nimero wanyikuye kuri YouTube hakintu ifuza kumfasha gusa numvisha ibintu ku giti cyane numva ko ni ibintu byoroshe ni ibintu wagenda ukibwira umuntu atimeza uko nguko akaba yagusubiza ngo akanashaka kwemerera naribajije impamvu wahisemo kutuma jewe birancanga zo mpamvu navuze ngo hakugira ngo wimbwe kuri telefone ngo mbahuze kuri telefone jewe uzaje dukwana ikiganiro binsobanure n'abakunzi bacu bavyumva umujama nawe ndamuhamagara kuri telefone ndamuzane kano kanya reka ngwire ko namuhamagaye nawe uriya mujama wa nome waramaye nimero yiwe namuhamagaye nawe arimwe araza ndabiza agiye kuhagera ariko namuhishe ko hari umuntu bari buhure cyangwa se kuko yarambwiye ati jewe rero ejo ufite akazi mbabarire byihute navuga ati nta kibazo kandi nizeye ko utagiye kumbyana ibintu byanyu byakavuyo navuga ati nta kibazo bivuze ngaje agasanga wenda hari umuntu ushaka kubahuza ntawe muteguje ushobora kuba ikibazo mu gihe nawe wabonye ko wamutinya ubwo rero baza kunyemerera ugiye kwanza dusobanurire byose ku muntu uko bimeze nyuma nushaka kudusobanurira namara kugira hanga uranyemerera uza guhaguka mu kiganiro gatoya yicare ko namuweshe ko uza kudahari yicare kanire nawe ubundi ndaza gusenga rukemwe umutura ibitekerezo byawe ko giye nago najya kumubwira ngo hari umukobwa ugukunda nkuko wabimbwiye ko nago byabasha kumvikana wadusobanura guhera ku murongo ukuntu byagenze ukuntu uriya mujama wenda aho wamubonye bwa mbere icyatumye agukonfirima rero ni story ndende gusa nta kibazo nyine ndababwiramo by'ingenzi yego
rero uriya mujama twahuye ni ahantu nyine twari twagiye muri pati nawe yari arimo twahuriye njye ntabwo twari tuziranye. Ese kuki ibyo minsi byeze hari n'abantu ejo bundi nakoranye ikiganiro nabo bahuriye muri pati baterana amada ibi ntambara abantu ndabekeka kuri Kigali tufite barababonye umva nawe mwahuriye muri pati ubwo urumva inda zarahushijwe oya twebwe noneho nuko nyine wenda ntazi niba yabyemera ariko ntabwo nyine ari inda tuzatugamije urukundo ruri seri mu mugongo. oya n'urukundo ruri seri rero twahuye nyine muri pati ndamubona ari kumwe n'abandi batipe gusa numva nyine niwe nishimiye muri njyewe numva nyine ndamwishimiye. Bigenda gute iyo ubonye umuntu ukumva uramwishimiye noneho ampurisi ku mukobwa mbyo mbizi ko aho nitwe tugirira ari ubona umukobwa bwa nk'umuntu akakureba nk'uburyo uteye ari abantu bakunda intero nk'izi zawe za maneke ugati uriya mwana kabisa ukuntu ugasanga nyine byabaye intambara n'abakobwa namwe mu biba byagenze gute? buriya ni utuntu twikora twikorera he mu ntekerezo mu mutima kumva urapfuye uramubonye urapfa mu mutwe. ntabwo napfuye ntabwo napfuye ariko nyine numvise mwishimiye mbonye ukuntu yitwara ukuntu ameze numva ndamwishimiye pe. rero gusa bitewe nyine nuko twari turi mu kavuyo ukuntu ntabwo nabonye ko twavugana cyaze nabonye nimero ze nabwo nazatse mu nshuti we ntabwo ariwe nazatse. Ndibuka ko nakubaje niba zifite uwo mwawe zifite warazimanye ndamuvugisha. Yego nazatse mu nshuti we. None se ntaguciriyemo waramubonye wumva nyine niwe wawe wifuzaga mu buzima bwawe. Ni iki kintu yakoze ako kanya muri iyo pati murimo ubona ko umujama ariwe wawe? Se mvuge se ngo yakoze iki gusa imyitwarire ye uburyo kinabonaga ari kwitwaramo se mbona ko ariwe wanjye. Nk'iyo myitwarire nibyo dushaka kumenya nk'iyo myitwarire umuhungu yakitwara kugira ngo nanjye nyitwara kugira ngo mbashe kubona umukunzi. Hari ukuntu umuntu aba ari hambo ari wa muntu ari hambo jizo ari wa muntu nyine utikomeza nanone ariko yorosha ariko nanone utirekura cyane arorosha ariyorosha ntabwo ari wa muntu nyine wikomeza. rero niyo mpamvu nahise njye byanteye nyine ikibazo kuba namuhamagara. Ubu nanjye ibyo myitwara neza nyitwara wakunda cyese umukobwa wese yankunda. Oya ntabwo ari buri umwe wese. Se waretse nanjye ngashaka umukunzi muri iyo myitwarire. Oya ntabwo ari buri umwe kuko buriya n'amarangamutima agira umuntu yerekezaho. Asinzobe ni igikara. Ni igikara. Ukonde ibikara. Ndi igikara abakunzi bacu mu nyandikire mu nkunde ndi igikara. Yego nyine buriya nawe hari abazagukunda. Ko atabimbwira se nyine azabikubwira tu bambwiriye babimbwira mu bimubwira bamukunze mumubwire ugira uko mubigenza. rero niyo mpamvu njye nyine twaranavuganye WhatsApp ariko nyine tuvugana bisanzwe. Ubona naguha umwanya wo gukumviriza nyine mbona nyine we ntago abirimo. Umusabye ko mwahura ukayimubwira muri kumwe yaguye gucya yavuze ngo oya. Yambwiye ko nta mwanya afite yambwiye ko nyine afite akazi tu uwo munsi nabimusabiye we yambwiye ko afite akazi. Wowe mubwiye nk'isho nkazingahe wana bidakunda? Nabimubwiye inshuro ebyiri gusa kuri ino nshuro nashaka kumukorera surprise nyine muzane hano umuzane wowe noneho ndebe ukuntu we ari bumere nyine mbonye. None se reka nkubaze sibyo umaze kumubona ukumva uramukunze ugafata nimero yiwe wumvaga ko ukeneye ko umukundana nawe azakwera umugabo? Ko dukundana yaguye nkora bro akunze umwana ariko ko dukundana nyine ko nawe byiza azambera umugabo. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 20. 20 ufise ufite myinshi nka 18 babyandikiye muri comment abantu wabonye neza ko utagiye kugira urukundo rukomeye cyane ukiri muto. Buriya wasanga ari uko nyine ari ubwa mbere nkunze. Ubwa mbere uko ni ubwa mbere ugiye gukunda? Ni ubwa mbere nkunze. Wenda bo barankunda baba Jene baba ndetse mwiganaga mufunga inguni ntago mwakundanaga. Hari igihe bari ibintu nyine biri aho tu ari ababest ko kwishuri ari aboro mufunga ibintu by'ubugune muhaba yabaye inkundo zirenze zo hanze ahangaha twe twari dufitira. Inkundo nyine zirahaba kuri bamwe. Hari bamwe inkundo ziba zihari hari n'abandi ziba zidari batabyitaho cyane. Nge rero nandi muri abo batabyitayo. Kano kanya nk'umuntu ataguhaye umwanya ngo abashe kumviriza ibitekerezo byawe kano kanya yicaye imbere yawe ni kiye kinumba wenda ariko araza ndabizi urubuze gukora gigatuma atashidikanya cese ngabe yabicisha ku ruhande agahita kwemerera ati nta kibazo nanjye nta kibazo ngo umutima wanjye wose iki watego ugomba kumukorera?
ya njye rero nta kintu navuga nateguye mu kubimubwira gusa ngenda bimubwira noneho we nabyemera ibindi azabibona nyuma. Okay. Ashobora kubyanga abyanze wabyifata mute bashaka kundi canke wakomeza kwinginga paka bikunze. Oya nanone buriya kwinginga mu rukundo ntago biba ari sawa ariko nanone abyanze nyine yaba ari amahitamo ye buriya buri muntu wese agira amahitamo ye. Mwino minsi turimo abakobwa ari ibintu bihaye mwana umukobwa mugacirenga wenda mukamwajyamana cyase mukakunda naho biri simple bidakaze ejo yakubona n'undi mukobwa canke se yagutekereza ukundi ntakenere kumva ngo umusobanuro wumva kuri kwawe katajya mu barozi arabaja muri shinzi abakobwa barogesheje bamwe bagira abasazi abandi bagira no baratekereza abandi bagira abantu badagikora bya bikorwa by'imibonano bagiye bigeramo ntibongere kubishaka kuki ibyo bintu abakobwa mu byiharije muri no mesi. Ya nyine bamwe buriya abantu ntago twakira ibintu kimwe kandi nabo ntago tubonera ibisubizo mu nzira zimwe sibyo harumva ko nyine igisubizo cye ari cyo ngicyo gusa njyewe ku giti cyanjye uramutse ubyemeye nta ribi unabyanze ariko ntago byakora ko wenda twaba inshuti ariko nanone urumva nawe kujya gukunda nanone ariko buriya ngo icyo umutima ukunze amatagurana itaye ubwo rero ko n'umujama ngo wamukunze kugira ngo wazaguhakane ngo wakobwa ntapfa kwemera avuga ati nzakora igishoboka cyose umukobwa ati nzakora igishoboka cyose hano waraho yeze kuza kuntera ngaranka kuhava ngo nafashe shiriwe ngo ndamuhungisha ngo yamuze none ngarashaka kubana nanjye cese ko ngenda mweke shiri wiwe. Aya njyewe nagaruko nabikemura tu njyewe abyemeye ni byiza byananshimisha atanabyemeye n'uburenganzira bwe. Okay noneho giye nkuko nabigiyemo navuga ati gana muhamagaraza ningerageza kubaganiriza nkabahuza akakwemerera n'ibyo yari yanze akabyemera urangurira iki nitege biscuit ko ndibuye sha biscuit rwose ibyibushye ahubwo biscuit byibushe iraho nini biscuit nene yego biscuit ngibyibushye bimeze gutariko itegeko ndibuye iki. Oya wewe urayibona nono sha nanjye ndagerageza ibishoka byose ngiye ibintu byose byanka nagerageje wangu byanka nagerageje no gutayingurira uzanshimira nyuma. Nzagushimira nyuma pe gusa no kuba witanze nabwo gusa nakwankiye wakwikundira giye cyavuze ko ari gikara ya ni igikara ariko nyine ashobora kuba adahuze nawe ni igikara cy'inzobe. Ya ntago ari igikara cy'inzobe ariko nanone nyine nawe n'umubona urabona ko ni muremure kundenza ni mugufi ndamureza ni mugufi uramusembwa n'icyo wamukundi kindi gasongo giye umuntu wamukunda ibintu byinshi kindi gasongo nizo mpamvu hama rero ndakeka ubu ngubu sinzi ngageze ariko namuhamagaye araza gusa icyo nabwiye unyemere nagera aha ngaha ndagerageza kuguhisha sibyo. Yego nimara kuguhisha araza yicare ndabona namagaye ubu tukora ibyo ngibyo wadusanga mu yahageze. Yo bro wicaye twumva wasanga atarahagera. Igipangu cy'umutuku neza wakigezeho yahageze ugiye kugenda injira nta kibazo ugiye kugenda wicara kandi hari inyuma noneho namara kwicara wehe nk'umunota umwe uhita uza mu kiganiro kuri ibyo ushaka gukora si nk'ukeneye game neza yihutiye utaraje hote. Bro umeze utese nari nagutere n'agatebe ngutegereje man kugira gahunda man gira gahunda kabisa gahunda yaba ari ngombwa mwe wakicaga twiganirira nta kibazo kabisa nazanye kana bana navuga ati haramujama tugiye ko ikiganiro twe twiganira bisanzwe avuga ati twe duterera agatebe agiye kwagera mbona uri mu bantu badakora nk'abanyarwanda kora nk'abarundi kora nk'abarundi niko tugira gahunda iminsi igenda natwe niko tugenda iminsi igenda ko mugihe ushatse kuvuga iki vani gukora ni kugiye makuru se makuru nasanzwe wajanishije guhera ku ipantaro gushika ku musatsi hose turi uniform namwe yatandukanye n'ahandi ni uniform wibesha kamara iminota 5 utavuga abona nyera agasire kajanye ni nkangi yo nambaye imikara nambaye imikara nkagaraho ku muhanda ibana ashobora kuza kwibaza kari ntoza za kamera za Sofia se
amakuru se amakuru nyine na MS kabisa ajya se akibwira abakunzi bacu kabwira akamenya ngo ni naka twicaye imbere ya kamera zacu ya mazina ngiye ni Duzes Bush nk'ibisanzwe Duze Bush iminwa 12 iminwa 12 nakaduze ni kiminwa nakaduze ni gusa niko nyine bro nyine nkuko nabwiye nashaka ko tukorana ikiganiro bisanzwe gusubaza kunyemerera wenda naza kugira ikintu kigutungura cyangwa ngo kigubane ikibazo hari gihe se cyo kunungura oya nshobora kuba hari nk'ijambo ndi buguze kwaza mu kiganiro twajya kubana ikibazo yanjye ndi tayari gusubiza buri kimwe cyose tayari gusubiza buri kimwe cyose ubuzima bwawe hari umukunzi wagira umukunzi se ibyo bibakunze rwose muri iminsi ni stress nawe urabizi nta nubwo wajya nabitekereza ntabwo ndabitekereza kubera iki se kubera ko urabona ntabwo uri kuri life yo gushaka amafaranga gushaka n'umukunzi twese se ko n'ubundi tuba turi kugahiga ariko nabo ngabo bakaba batabura nubwo ntawe mfise nanjye nkimushaka ariko nyene ubwo ugomba kubishaka byose kubera ko buriya icyambere ku isi kuryoha amafaranga wayatunga ugatunga n'arenze ariko wowe uri wenyene nta mafaranga yakuryohera ngiye amafaranga nanjye rero nyafite nimara kuyabona ujya ku isoko nabyo isoko ariko ndakeka nimara kubona amafaranga n'ibindi bizizana bishobora kuza ko amafaranga se nawe uri muri babandi uvuga ngo iyo ufite amafaranga ntago wabura umwana se wamuburira abo ariko ngo ubonye kwera ufite amafaranga ntago nta rukundo agufitiye ugufitiye urukundo agukunda nta mafaranga ufise ukayashaka kandi nayabona kigukunda yaba nayafite wakagutama ahubwo ari we nayo ngo wazaza ngo nuko yafise ntago rukundo abafise oya nani cyo bitwaye ko bazi yafite ubu ni bibaye ngo mwanagira na diru yarangira gataha niko isi imeze niko isi imeze buriya amafaranga bavuga ngo no umubyeyi mukuru n'amafaranga ako byanashoboka amafaranga no umubyeyi mukuru nanjye nk'umubyeyi niza namubona w'amafaranga ibana nayo ubundi bwobwo nta rukundo wagufitiye umuntu agukunda kubera ko hari ikintu ufise abigenda biza gake gake bigenda biza kamera bari rushaho kamera neza ndabona noneho harahiye neze kutampobera neza bihagije ako muranabera ako wampobera birahagije yawe nese please mpobera no birahagije please no birahagije kamera mamba warereye unshyireho kamera umva none se kuri nari nkuko ntabwo nagobeze ntabwo birahagije umukobwa ni nari nkukumbuye pe berye kuva ryari no gwari n'inyimane ko ndumwana no kamera buri kimwe cyose kimfatire noneho agarara unziye ku buryo umbwira ngo urankumbuye ntabwo mbyumva ntabwo nkibuka bro muraziranye ni yakane kuri WhatsApp inshuro zose nagusabye duhure abantu bangana nabo kuri WhatsApp ntabwo wayahoya byemeze neza nta kibazo none se umwana yanjye umva cyaze umwana nese ko ndabana byibushye kamera ma harahiye hahiye yanjye nari nkukumbe twarukanaga kera ryari amajama baraziranye no ko ari karigira ryari uretse bagaza munyibutse nta kibazo nese basi se na man bro mfatero kimwe cyose nyine ngewe nago bibuka ya pati twahuriyemo ye pati ko njya muri nyinshi ke basi se kuri WhatsApp nago nyibuka kuri WhatsApp okay banza umbwire wito ariko bakwita muke okay banyita Divine basi Divine ndimo urukundo nyine basi nago se wanavuga unamfasha se basi mu ntoki oya uretse none Divine bite ndumva ndimo ndakwibuka sa nyine ase narabikubwiye duhure urabyanga ko icyo wabyanze nagusubije ngo icyarye kamera man ndabona abantu baziranye niko batubeshaga uretse cyaze ndumva ntunguye mubuye buryo ntago nibuka uburyo bigendamo icyo nibuka nuko ndimo ndagukora twaganiriye kuri WhatsApp akumvaga birangiriye kuri WhatsApp twaraganiriye pe ako se ndagusaba tunahura urabyanga none murahuye none turahuye mubuye buryo ntago numva ahubwo se uyu muntu wamukuye ntago nshaka kumva ukuntu musanzwe muziranye nushiri wawe oya ajya kumwihakana abasheri ntago bizi nibuka ko nakubwiye neza ko ntanabiteganya sibyo ntago rero nzi hano birimo birava binagana ya ninjye wabwiye kutabiteganya se cyangwa wabibwiye yabyumvise ahubwo bite nyine ngewe najya nkubwire please babara basi unyumve umwanya unyumve se ndimo nguteza amatwi mbwira umwanya umwana kareka gukomeza cyo twagira ngo yine umwanya nukuri please basi nyumva se yabyibwiriye gihe kameraman nyine nashaka ko duhura hano
kugira ngo nyine nkubwire umbwire iki nkubwire ijambo rindi ku umwana mutima ijambo riri ku mutima ntabwo wangura utankozeho sakegeye umwana ase basi waretse nkagukoraho bitwaye iki nese gukora bitwaye gerekana yanjye umva ndabona warahindutse umukobwa ashaka kuba afite urukundo bya nyabyo kamera no buretse none se man usko ndabona noneho uri fresh pe ntabwo ni fresh kubaza ikibazo kimwe ucaza kugwa mu ishyamba gira imbere mbona n'umwana urumva njye nakubwiye ko nta mwanya mfite ntabwo ubyibuka umwanya nyine wambwiye ko nta mwanya ufite ariko uno munsi wabonetse nyine turi kumwe nta kamera iriho noneho kamera makuru kamera bisanzura isanzura n'umwana kamera mane yavanyeho kamera ni ukuvuga ngo reka buretse ariko se wikegera inyuma nyine ngwino ahubwo wowe ngishaka kumbwira vuba ngende kubera ko ase no ahubwo niba ari n'ibindi kuro kamera zawe kuko ntabwo binshobora kubyumva ase waretse tukavugana wageze kumbere ngo ase basi turubona basi ndi umwana mubi ntabwo uri mubi ariko nta gahunda mfite basi ntabwo ni tape yawe se nakubwiye ko bidashoboka nga basi nyumva waretse kumbere ngo ne bro reka tumvikane genda bangurira jewe no byangwa bikomeza gutyo turibuze gushwana ndashaka amatovu dushwana se kubera iki dushwana kubera iki kamera mashakira amatovu none no nayiga kandi ibintu byanjye bivamo nigendere ntabwo ugena uvuga ukuntu murimo muransira mu bintu ndashaka ko uyu mukobwa namubwiye uko bidashoboka basi tarakara urimo urarengera basi bro okay ndabona ko bitangiye kubirakariramo reka nkwereke icara ugati bari basi icara ugati basi tuganire kwicara ni bya bibi kurushaho noneho urumva nijye bikurushaho okay nta kibazo ngayicara wumva icara hariya umuntu umutega amatwi ntabwo namutega amatwi ntabwo namutega amatwi mva tumvikane umva ngenda shaka no kwitahira ubwo ibintu oya basi watwumvishe basi icara sibyo nyine ngewe nyumva sibyo ntabwo ndi bukumve ntabwo ibintu byumvikana icara hariya nyine tuganire basi tuganire ibyo twavuye turi buganire n'ibyo tugiye kuganira no reka twumvikane njye mise mbiva ko uyu mukobwa uzanye aha ngaha nkaba kwangiza umutekano wanjye kandi nza ngaho uko kwambye ko nta muntu hari none wicara hagati yawe wicayeho tuganire akubwira ibintu yagushakira ariko arahita arajya wenda n'ibintu ntabwo muri cyane basi mu kiganiro niba itagenda nta kibazo ariko niba hari ntabwo bikunda icyo nta kibazo ntabwo bikunda niba hari ntabwo bikunda ntabwo kwicara iruhande niba atari bwicara nta kibazo icara sibyo none se bro kuki ubundi wari ubyanze kandi ndebera mu rundi kandi ndebera ibi ndabigirane kwira ibi ndabigirane waretse umwana oya no umva uretse ubundi kumana yanjye naragiye none ushaka iki ushaka umupira hariya ushaka iki mu rundi ibintu byawe ndabigirane asi ibintu biki wegamyeho buretse zo kiyaza zato na hato buretse urumva njye ntabwo mbifitiye umwanya ibyo ngibyo ntabwo wakihangana twabugiye basi waze kubirakarira mu rundi wamfashe umukobwa ukamuvana ngaha nese waze kubirakarira cyangwa njye ugahita mumwitahira basi atagiteza reba nk'ibintu atangiye arimo arakora ase basi waretse wanyumvishe se no nta kukumva guhari impamvu naje hano okay basi icara nanjye kandi icare ku ruhande rwawe sibyo ngayicara ntabwo bishoboka kwicara don okay nari bidore ndicara hano sibyo ibikise ibintu yambivuyemo niba ari ibintu wahamagariye tuvuga ntabwo ko nabakobwa umuhamagariye none ndebera n'ibyangiye kunsiramo abakobwa bro ndagiye ahubwo ibyo ngibyo kubigeraho wigenda no kuri please se wakeme kamerama arahiye kamerama mubwira nyumve nyine nyumva bro nyumva ntacyo urumva mano nagende umva arimo atambangamira arimo arambangamira rwose okay basi icara tuvugane bwa no nakwicara gwa umugabo mana gohunga nyine nyumva wasinga no bicaye ugatebe ntabwo bishoboka mu wundi wimatiriza ese ugwa ikimana ahubwo ngereka ngende wamubwiye akaza tukavugana icyo nabishaka nkakimubwira mwibwire ngo kumureba ntabwo wagenda tutaganira okay no kamerama atayari kabisa ntabwo wagenda wambabariye ko ibintu abirimo wakumvirije umwana ari ntabwo birimo nakuvuza kera njye birambangamira ntabwo bishoboka rwose oya arahiye umviriza nyine mu umukina gushakira ani wasanga ari akantu keza ntabwo uracumva ndetse nari navuga icyo nagushakira ntabwo ndakikubwira nuko n'ibintu uri gukora byonyine biragaragaza nanjye ndi umuntu mukuru nabyumvise reka ngende okay ntabwo nongera gukora bwa please wakako usohoka man ese karyo guhamagaye ngo dukora n'ikiganiro kuri muri wamugari ku umukobwa ntabwo ushaka kumubona rwose birambabaje ntabwo nari nzi ko nyine wari uko kuri bwitware mwumviriza umuhungu ibintu byanyu aho ntabwo wagenda man ntabwo wagenda tucaganira
ntago wagira taganira basi umukobwa basingiye kumwicara kuri nago ngira kuvuruga tugenda iyo dukora ikiganiro ko tugiye gukorana ntago ari kukuvura ugera cyara ku ruhande ibyo tuzabishakira umwanya byo ntago mpari n'amasaha yamfashe ndagiye basi nyumva nyine ubone kugenda no oya yigenda please kamera mama bati oya kamera mama ahi bro oya nagusohoka umuntu umugabo ugiye gutinya umukobwa man no hahiye ereka turahaturiye amana oya rinda oya ariko banze wisohoka ma basi nyumva giye basi ntabwo byumvikana man oya muhobera ushaka umuhobera umva semana rwaye iki bro ntabwo bishoboka basi kamwereke oya oya wigenda murundi ibyo umuntu wawe nita kamera ibintu bikubibona ariko umuntu ubwambere mbonye umuntu w'umujama mbase basabe sibyo sisa nyumva basumva se bro nyine yagenda ma nyine reka tuvugane yigenda tuvuga ntabwo ari kubishaka sibyo wigenda maze ikintu ndi kwifuza sibyo ndikubona ntabwo ari kwashaka kubyumva base reka rikwana ikiganiro turi kuganira twicaye yicaye ndamwicaye cyane wicare nkariya nta kintu cyane ngiye gukora basi mubwire kugira ngo uze kubona umwanya kugira ngo ntago nkushaka kubera impamvu iyi niyi mfite ibibazo ibi nibi wenda niba ikibazo ufite cy'umubiri uze kukimusobanurira wenda ushaka gusanga urwaye indwara y'umubiri sibyo babarira basi mu mwanya tuganira